Uyu munsi turi kuri komisiyo y'amatora aho harimo bamwe mu bakandida baje gutangira gufata impapuro zibemerera kujya gushaka imikono zitwa abakandida bigenga. Tukubona n'umukandida umuntu wifuza kuzaba umukandida nyine Hakizimana Innocent, ni umwarimu atuye mu karere ka Nyabihu, musanzwe muzi mu biganiro tujya dukorana atanga ibitekerezo. Amaze kujya kuri komisiyo y'amatora ahabwa impapuro zimwemerera kujya gushaka abantu bamusinyira imikono abantu 600. Hakizimana, waramutse neza? Waramutse ute? Naramutse neza. Kuba mvuye Nyabihu ni amahoro, mu ngendo ngeze kuri komisiyo amahoro. Komisiyo y'amatora yaguhaye impapuro zikwemera kujya gushaka abantu bagusinyira imikono 600. Usabwa abantu 600 byibuze buri karere ugomba kubona abantu 12, ariko bikaba byiza ko umubare wawo wiyongera kuko ndiza neza ko ari amwe mu mabwiriza bakubwiye. Amabwiriza nayahe bakubwiye muri komisiyo y'amatora? Murakoze kumpa igitekerezo cy'umwanya kuvuga ibijyanye n'amabwiriza. Ni ukuvuga ko uyu munsi ku bakandida bose ari ab'amashyaka, abavuye mu mitwe ya politiki yemewe mu Rwanda n'abakandida bigenga ku giti cyabo, twemerewe gutangira igikorwa cyo gutangira gusinyisha amabwiriza kuri iyi ngingo yo kubona abashyigikira kandidatire 600 mu turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko ibwiriza rya mbere mu ngingo ya mbere ngomba gushakisha nibura abantu 12 mu karere, nazagera mu turere nzwimo cyane n'abantu benshi, kaba nashakamo abakandida bagera kuri 360, 240 bakagenda 440 bagomba kuva mu turere two hafi ho wizera ko wabuzwe. Ariko itegeko nuko buri karere habonekamo abantu bashigikira kandidatire 12 bari no kuri site y'itora. Usibye amabwiriza bakubwiye nyine ajyanye nuko arahari umubare w'abantu bakenewe, ubundi ari amabwiriza bakubwiye cyane ku bintu ugomba kwigengesera najyanye n'ibihe? Amabwiriza bampaye igitabo gikubiyemo amabwiriza, ariko muri mu ncamake kuba wajya gushaka abakandida ugakoresha inama, kuba wagenda ukajya mu soko rusange ntabwo byemewe. Ni ukuvuga no kuba wagira, ni ukuvuga ko niba mu sante mu kigo cy'amashuri, kuba wajya gushaka abashyigikira kandidatire mu rusengero ntabwo byemewe. Mu mashuri, mu bitaro, mbese ahantu hahurirwa n'abantu rusange benshi, ni ukuvuga ni imbaga y'abantu. Isoko riba ririmo abantu benshi kugira bidateza umutekano muke, bikagaragaza n'isura mbi na politike y'u Rwanda, kuko ibyo bintu byo ni ukumva uba wishiki amabwiriza. Hanyuma rero ibyo ngo wasabwaga cyangwa se ugomba guhabwa urabihawe. Hari izo mpapuro ugomba kugeza ku turere kujya gushaka abantu bagufasha gusinya. Kugeza ubu rero wagiye gukurikiraho iki? Ni ukuvuga ko nibyo uyu munsi nagombaga abakandida bagenzi banje bagiye bafata impapuro guhera kuri tariki 15, ariko nje by'umwihariko kubera ko nsanganywe mfite mu buzima busanzwe ibyo nsanzwe nkora, nuko banje nasabye kuza gufata impapuro kuri uyu munsi kugira mbe nanakwemererwa no kujya kuba nasinyisha uturere 3 tugize umujyi wa Kigali, ariyo Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Ni ukuvuga yuko rero nkimara gusinyira impapuro kugira zo gushyigikira abakandida, nahawe amabwiriza igikurikiyeho ngiye kujya gushaka abashyigikira kandidatire yanjye nibura buri karere 12. Ubu ni abanyarwanda 36 ngomba gushaka, nkafata inzira cyerekeza mu rugo, ngakomeza ikindi gikorwa mu yindi minsi. Ejo ngakomereza mu karere ka Nyabihu, ku wa gatandatu nkajya mu ka Musanze. Byo rwose nta kibazo. Batubwiye yuko iyo wikoreye igikorwa cyo kwishakira abashyigikira kandidatire yawe, bidasaba
nta kindi kibisaba, nta porokirasiyo usibye gukurikiza amabwiriza. Ariko iyo uramutse ushizeho ukaderega undi muntu mugenzi wawe mufite uko mubanye, ubanza kubimenyesha inzego za heki zishinzwe komisiyo y'amatora ku rwego rw'akarere, ukabisabira, ukamuha uburenganzira, ukabimenyesha ku karere ko uwo muntu agiye kugufasha mu gikorwa cyo gusinyisha abashigikira kandidatire. Dugusera gato ni neke, ntabwo ari heki ni y'amashuri, ni neke. Hanyuma uyu munsi rero urajya mu tuwe turere? Ni ukuvuga uyu munsi nibyo nari maze kubabwira, ngiye gutangirira Gasabo, Mbirinduke, Nyarugenge na Kicukiro. Binsaba ko ngomba gushaka abanyarwanda 36, 12 buri karere, nkabafata urugendo nkerekeza mu karere ka Nyabihu, ariho nsanzwe ntuye, nkorera n'umwuga w'uburezi. Hanyuma ubwo muyenda hari uburyo wenda wateguye gahunda yawe ku buryo uzavuga ati kino gikorwa kizatwara igihe kingana gutyo, usibye wenda igihe komisiyo y'amatora yashizeho, wewe ubwawe wihagiye kingana gute kugira ngo kino gikorwa ube gishoje? Ni ukuvuga ku bwanjye nshizemo n'ingufu k'umurezi rwose w'umwuga, nihaye iminsi 30 ngomba kuba nasoje igikorwa cyo gusinyisha, ngategereza itariki batanze, kuzuza ibindi bisabwa nabyo nsanzwe mbifite, byo narabyujuje, ngahita mfatanya dosiye kayohereza kuko bisabwa, kuko amategeko abiteganya. Itariki 17 z'ukwa gatanu 2024 niho tuzatangira kohereza kandidatire muri neki. Hanyuma uzabihuza gute no mu gusanzwe ukora uburezi? Ntabwo bizabangama? Oya, ni ukuvuga iki gikorwa ntabwo ari igikorwa kigoye. Ni ukuvuga nzambikora muri weekend bitabogamiye akazi nkora, kandi nzi ko intego nzageraho zandagira. Kandi nabwo dufite amahirwe mu kazi dukora k'uburezi, dufite iminsi twemererwa kuba twasaba uruhushya, urusabye ku kigo c'amashuri ukaba wakwerekeza mu karere runaka ku buryo buzwi. Nabwo ayo mahirwe turayafite. Ndumva wenda tuba dufite iminsi 13 yiyongera ku minsi. Iyo minsi ntabwo nigeze nyikoresha nyisabamo impushya, kuvuga iyo minsi nzagenda nyikoresha mu gihe gitandukanye cyo kumfasha gigahuza na weekend, igikorwa nkagikora neza ku buryo bitazaba bibongamiye akazi nkora. Mu nama bakugiriye nako mu byo bakuganije banakubwiye ko nkuko nawe unabikomoje ko bibaye byiza ukabana nk'umuntu ugufasha, urabiteganya cyangwa n'undi uzakomeza gukora wenyine? Oya, ni ukuvuga ko nanjye nibyo tubanganirije, banyereka ibisabwa ko wafata umuntu akakugira, ariko nkurikije mu buvanganzo nize mu gikorwa nk'iki, kugira umuntu wizera ntabyo ashobora kuba yagukoresha amakosa mu bintu byo gushaka abagushigikira. Ni ukuvuga yuko nshobora kwitabaza abamfasha mu gihe ndi kubona igihe komisiyo yateganyije ko dutanga cyo kwa tariki 30 kwariho izakorutira, mbonye bigeze tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, nibwo nzitabaza iki abavandimwe, ariko njyewe nzabyikorera buri karere nzakageramo, nishakira iki abashigikira kandidatire. Ndumva ngiye mu busubye ibyo nkubajije, hari ibindi wumva by'ingenzi wakongeraho dusoza? Ikintu twasozerezaho ni ugusozereza kuri manifesto yanjye. Manifesto yanjye mfite ni impinduka mu bintu byose byamaze gukora. Ariko uzayivuga igihe cyo kwamamaza kigeze? Uzayivuga mu gihe cyo kwamamaza kigeze? Niyo migabo n'imigambi yanjye kubankunda no kubashaka kumenya n'iki ubusanzwe mu buzima. Mu mwirondoro wanjye nkaba mfite imyaka 42 y'amavuko, nkaba mfite umudamu n'abana 4 twashakanye ku buryo bwemewe n'amategeko, nkaba mfite amashuri, nkaba natangiye PhD mu bintu by'uburezi, mu bushakashatsi bw'uburezi. Kumva rwose imigabo n'imigambi ari iyo, kuko igihe cyo kwiyamamaza kizatangira tariki 22 z'ukwa gatandatu. Step ya mbere ni ukubanza twashaka kujya
ku rutonde rw'abemerewe ku rutonde kuri lisite ndakuka. kuri lisite ndakuka nitumara kugera kuri lisite ndakuka rero tuzakurikiza amabwiriza kuko komisiyo y'amatora mu Rwanda yagiye iduha iki amabwiriza yose uko buri gikorwa n'uko kizagenda gikorwa. Murakoze, tubifurije amahirwe masa. Murakoze namwe.